Yes, reka nongere kubaha ikaze mwese abakurikiye Icyumba TV. Nizere ko muri amahoro, nizere ko mushima Imana. Mwari mubizi ko uyu mugabo Alegisi Dusabe yari agiye gutuma uyu Theo Bosebabireba yiyahura. Wakwibaza ati byagenze biti? Hari ukuntu umuntu yikorera ibintu akaba atazi wenda ko bishobora no kugira ingaruka kuri mugenzi we, nyamara ibyo bintu bikaba byamugiraho ingaruka zikomeye cyane ku buryo zanatuma atekereza kwiyambura ubuzima. Ndabizi ko benshi mushobora kuba muhise mutungurwa n'iyi nkuru mukibaza muti se koko Alegisi Dusabe ni iki kintu yakoze cyangwa se ni ikihe kintu yaba yarakoze kigatuma Theo Bosebabireba atekereza kwiyahura. Ndabizi ko mufite amatsiko muri benshi, ndaje rero nyabamare, niyo mpamvu nanjye fashe umwanya nkaza imbere yanyu kugira ngo mbasangize iyi nkuru. Ariko mbere y'ibindi byose reka mbanze mbasuhuze, mbifuriza amahoro n'imigisha, mbabwire nti Imana isumba byose yayindi ikura ingumba mu bugumba, abana bagatamba mu mbuga wari ingumba, kuko iba imukijije ubugumba agatangira kuririmba indirimbo ziyihimbaza. Reka mbabwire nti mbifurije ko iyo Mana isumba byose ibashyigikira ikabana namwe mu byo mukora byose. Birashoboka rero ko waba uri mushyashya ukaba utarakora subscribe kuri iyi channel ya Icyumba TV, nakubwira ngo hita ukora subscribe, ukande like, ukore share, kuko hano hari byinshi byiza bitunga ubugingo. Ni ukuri hano turahagera tugahugurana, tukaganira, tukamenya amakuru agezweho cyangwa se update ziba zitandukanye. Rero ntabwo nifuza kwizimba mu magambo cyane, ko nifuza ko ino video iza kuba ndende, ahubwo ndagira ngo duhite turasa ku ntego maze tubabwire ikintu gikomeye cyane uyu muhanzi Alegisi Dusabe yakoze nawe mu buryo atazi, yamara kugikora kikaza gutuma uyu muhanzi Theo Bosebabireba atekereza kwiyahura. Ni ukuvuga ngo nta nubwo ari Alegisi Dusabe gusa wabikoze, ahubwo ni ukuvuga ngo Alegisi Dusabe, Richard Nick Ngendahayo ndetse n'undi muhanzi bita Mani Martin, ngo hari ibintu byakozwe bituma uyu mugabo Theo Bosebabireba atekereza kwiyahura. Reka dukurikirane iyi nkuru yatambutse kuri Isimbi TV murebe byose uko byagenze. Ngira ngo nimwitegereza neza hano murabona iyi ni inkuru yanditswe ku Isimbi, ni ukuvuga ngo murabonaho ifoto ya Alegisi Dusabe ndetse n'ifoto ya Theo Bosebabireba. Rero banditse bagira bati Theo Bosebabireba yagaragaje agahinda yatewe n'umukozi w'Imana wamuciye intege akumva ageze ku rwego rwo kwiyambura ubuzima, nyuma yo kumuciraho iteka ko ntaho yagera ubwo yarimo akora indirimbo yise Ikiza Urubwa. Mu kiganiro na Isimbi, Uwiringiyimana Theogene wamamaye nka Theo Bosebabireba yasobanuye uburyo ku itariki 15 Nzeri mu mwaka wa 2006 ubwo yajyaga muri studio ngo kureba aho imirimo ye igeze nyine yo gukora indirimbo ye, ngo yahuye n'umuntu amubwira amagambo akomeye, aho yamubwiye ko atazigera akora igihangano gishobora kuba cyatambutswa kuri radiyo. Ati icyo gihe nasaga nabi cyane, ntaho mvuye, benshi mu bari banyegereye banavugaga ko nasase. Umukozi w'Imana umwe araza turanapinga, arambwira ati wowe ntabwo waririmba indirimbo ngo ice kuri radiyo. Bosebabireba yakomeje avuga ko uwo mugabo wari umuyobozi wa korali mu idini rya ADEPR, yabanje agaca intege uwitwa Jules Bagaramba wari urimo gutunganya mu buryo bw'amajwi indirimbo yitwa Ikiza Urubwa. Icyo gihe wari unafite inshingano mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Ati uwo mugabo yaraje abaza Jules ati kuki muri abagome, ubu se n'uyu mwamuciye amafaranga koko? Ahita yongeraho ngo uyu we birutwa niyo afata aya mafaranga ari guta muri ibi ngibi akayajugunya muri ruhurura ikayatembana. Uyu muhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana yasobanuye ko icyakomeje kumutera intimba cyane ari uburyo uyu mukozi w'Imana yakomeje gupfobya ibihangano bye, agereranya umwimerere n'ubuhanga bikoranye n'indirimbo zari zikunzwe cyane muri icyo gihe za Alegisi Dusabe, Richard Nick Ngendahayo ndetse na Mani Martin. Ati uwo muntu yari yagize indirimbo zanjye ibintu biraho, atangira kuzigeranya n'iza Rick Ngendahayo ndetse n'iza Alegisi Dusabe na Mani Martin, kandi nanjye nakumva uburyo izo ndirimbo zari zimeze ndetse n'ukuntu zari zimeze neza n'amajwi ameze neza cyane, maze bigahita binca intege rwose. Nyine birumvikana indirimbo za Richard Nick Ngendahayo cyangwa se indirimbo za Alegisi Dusabe ndetse n'iza Mani Martin, iyo muzumvise n'ubu ngubu bumva ko ari indirimbo zari zikozwe neza cyane. Rero utekereza muri icyo gihe nuza uyu muhanzi Theo Bosebabireba yasohoraga indirimbo ya mbere, utekereza ukuntu ziriya ndirimbo zabo zari zimeze. Rero gufata indirimbo za Ikiza Urubwa cyangwa Icyifuzo nyine bitewe n'uko yabonaga birimo gukorwa, akabigereranya n'indirimbo z'aba bahanzi, ngo byahitaga bituma rwose yumva acitse intege, ngatangira kwiheba
babireba. Ndetse uyu muhanzi Theo Bosebabireba ikindi kintu yongeyeho yavuze ati ngewe ikintu cyananteye intimba kikanantera agahinda ni ukubera ko aya mafaranga nari ndimo gukoramo izi ndirimbo ni amafaranga nari nagujije umuntu ndetse n'impano nari nahawe. Rero nararebaga koko nanjye nkabona ntaho byerekeza, nakurikiza ukuntu indirimbo zanjye zimeze nazigereranya n'iza ba Alegisi Dusabe na ba Richard Nick Ngendahayo, nkabona rwose wanamugani ntaho bizagera, kuko nabonaga indirimbo zabo zikoze neza cyane kandi zifite amajwi ameze neza. Kandi namwe ngira ngo murabizi abakunzi ba Icyumba TV, nutega amatwi kumva indirimbo za Alegisi Dusabe harimo Umuyoboro cyangwa se n'izindi nyinshi yagiye aririmba, ukareba na zira zaba Richard Nick Ngendahayo za Wemere Ngushime n'izindi zitandukanye, cyangwa se Singiza Umwami ni mwiza. Mbese ni ukuvuga ngo ni indirimbo nyinshi nziza kandi wumva ko zicurangitse ku buryo buri hejuru n'amajwi ameze neza cyane. Rero ibi byose Theo ngo yarabirebye, yatekereza ko amafaranga yafashe ari gukora izi ndirimbo ari inguzanyo nyine, ngakumva yahita yiyambura ubuzima. Rero ngibyo ibintu nyine bano bahanzi bakoze batabizi, kuko nyine nimba warikoreye indirimbo nziza ukazisohora ukazishyira hanze, undi muhanzi akaza we yabyumva kumva yakwiyambura ubuzima, ari kuvuga ati burya ndi mu bintu bitari ibyanjye. Ariko burya reka mbabwire, burya nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu, nta na kure cyane habaho Imana itageza umuntu. Ntekereza ko wowe urimo gukurikira Icyumba TV, izina Theo Bosebabireba warimenye, kandi urimenya kubera ibihangano Imana yanyujije muri we. Kuko nimureba indirimbo nyine yasohoye, iyo ndirimbo Ikizurubwa yagize gutya ijya hanze, igiye hanze iracurangwa kuri radio, igicurangwa abaturage bayakira neza cyane barayikunda. Noneho haza n'iyitwa Icyifuzo, nayo abantu barayikunda cyane. Noneho muzasabwe, ngira ngo murabizi ko izi ndirimbo zahoraga ziri mu ndirimbo zasabwe n'abantu benshi cyane, ku buryo zaracuranzwe ziramenyekana, izina na Theo Bosebabireba riramamara. Noneho iyo ndirimbo yasohoye yitwa Icyifuzo, nubwo ye nyine yasohoye yitwa Bosebabireba benshi ariko bakakunda kwita Icyifuzo, muziko ariyo ndirimbo yamenyekanyeho cyane. Ndetse nyuma azana gukora izindi zitandukanye harimo nka Kubita Utababarira, ngira ngo iyo ni indirimbo abantu benshi bagiye banakorera challenge ku ma TikTok n'ahandi hantu hatandukanye. Ndetse yagiye akora n'ibindi bihangano byinshi bitandukanye, akora amarubumu menshi cyane harimo za Ikizurubwa, akora n'utundi turirimbo twiza twa Mukunzi wanjye Nzi Kunyumva n'izindi nyinshi cyane, ngo ukuri kuranyagirwa ikinyoma kikugamishwa. Hari n'indi yakoze yitwa ngo Hagati y'Umutwaro n'Umutwe habamo ingata. Reka mbabwire, uyu muhanzi yaririmbye indirimbo nyinshi cyane kandi yaramamaye ku buryo bugaragara. Ntekereza ko buri muntu wese urimo kudukurikira, nawe nimba hari impano ufite muri wowe, cyangwa se nimba hari icyitegererezo wifuza kuzageraho, ntuzite kuba guca intege, ntuzite kuba kuvuga, ntuzite kubikurwanya, ahubwo wowe nk'umukunzi w'Icyumba TV kurikira Imana, ukurikira icyo Imana yavuganye nawe, kuko burya nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu, nta na kure cyane habaho Imana itageza umuntu. Rero nyine nk'uko mwagiye mubibona, ndabizi ko izina Theo Bosebabireba bumvise ayo mateka, ukumva ibyo bamubwiraga, ukumva nyine uko bamuvugaga, ngira ngo ahageze namwe murahibonera ko burya iyo Imana ishatse igutunga inkoni, kandi iyo ishatse iguteza intambwe, kandi iyo ishatse irakusamura. Wa mugani wa Theo Bosebabireba ikakwicazanya n'ibikomangoma. Harya hari undi muhanzi nawe wigeze kuririmbana na ba Theo bita Safari Jean Pierre, niwe waririmbye ngo nabaho sindabona umukiranutsi wishwe n'inzara, cyangwa se ngo urubyaro rwe rusabirize, ngo ahubwo ngo Imana ijya igenda ibigenza neza, kandi ngo hari ukuntu igira gutya ikakuzamura ikakwicazanya n'ibikomangoma. Rero reka mbifurize amahoro n'imigisha, mbabwire ni Uwiteka Nyiringabo agumane namwe, akomeze kubashyigikira mu byo mukora byose, kandi ni ukuri imirimo mwerekejeho amaboko Imana ikomeze kuyishyigikira, ikomeze kuyihira. Ni ukuri mbifurije amahoro n'imigisha, mbifurije ko tuzahurira mu bwami bw'ijuru, aho tuzaba twivuga imyanya myiza, tuyimye dusingiza dusabanira mu ijuru kw'amahoro ahoraho, turi kumwe mu gitaramo cy'abera turirimba indirimbo z'abanesheje, tuvuga tuti Imana ishimwe yadushoboje kunesha isi, umubiri ndetse na Satani. Ese waba ufite impano, waba uri umuririmbyi, waba uri umuhanzi, waba uri umuhanuzi, waba uri umunyamasengesho, waba uri umuvugabutumwa, ese waba ufite ibyo wavuganye n'Imana ariko abantu bakakwereka ko bidashoboka, cyangwa se n'umutima wawe nawe ukakwereka ko utazabigeraho, ukakubwira ati ibyo wibwira ntabwo uzabigeraho? Ndagira ngo nkubwire ngo ku Mana byose birashoboka, byose birashoboka. Rero nk'uko Imana yagize gutya ikagirira neza Theo wari urimo gutekereza kuba yakwiyambura ubuzima bitewe n'uko yabonaga ko ibyo yinjiyemo ntaho bizagera, ariko Imana igakora ibitangaza ikamugeza ku rwego ariho ubu ngubu. Ntekereza ko mwamenye indirimbo ze nyinshi, kandi izina Theo Bosebabireba ryaramenyekanye, yaba mu cyaro yaba mu mujyi, ahantu hose. Ntekereza ko hari ahantu yageraga rwose ugasanga ibihumbi n'ibihumbi byaje kumureba, kandi si
si mu Rwanda gusa ahubwo no hanze yarwo ubona ko Theo Bosebabireba yubatse izina rikomeye muri gospel. Rero ngayo nguko niyo nkuru nifuza kubasangiza, ngiki cyari kigiye gutuma Theo Bosebabireba yiyambura ubuzima, ariko burya nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu, nta na kure cyane habaho Imana itageza umuntu. Murakoze rero, mbifurije amahoro n'imigisha. Nimba utarakora subscribe ubikore, ukande like, ukore share, unaduhe comment. Dukunda guhugurwa no kugirwa inama. Amen amen, ndabakunda kandi mbifuriza ibyiza.